Uwiteka ni wowe mpungiraho singakorwe n'isoni. Unkize kubwo gukiranuka kwawe. Untegere ugutwi utebuke unkize. Umbere igitare gikomeye, inzu y'igihome yo kunkiza. Kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Nuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore. Unkure mu kigoyi banteze rwihishwa. Kuko ari wowe gihome kinkingira. Mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye. Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. Abagiye gukurikira iki kiganiro reka ubahagarareho Nyiringabo Imana, reka bagisubirizwemo data. Hari benshi babuze umutekano, hari benshi babuze amahoro, hari benshi babuze ibitotsi. Uwite mbasabiye ibitotsi ndaha hantu, basabiye ibyishimo, basabiye umutekano. Mana ngwino ubahagarareho, Mana ngwino ubabundikire. Yes, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera. Ndabizi ko iyi cano ari y'umugisha. Iyi cano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe, nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe, ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Nitwa Vestina Nyiramajambere, ariko kuranga muntu banyita Nansubuga. Iryo zina iryo zina nyine ryansekeje, ntabwo narindize. Izina rero ni Rigande. Ngo nina Nansubuga. Nansubuga. Bisobanura iki mu Kinyarwanda? Ntabwo ntabwo nabajije icyo risobanuye, gusa icyo nzi cyo ni Rigande. Yego. Nansubuga. Ubundi papa yari umugande aza mu Rwanda, ariko amazina yitaga yose ni Amagande. Nose wowe wavukiye mu Bugande cyangwa wavukiye mu Rwanda? Navukiye mu Bugande, tuza mu Rwanda nyuma. Burya? Yego. Mwaje mu Rwanda se uzi ubwenge cyangwa wari unari muto? Nari mutoya, ntabwo mbizi igihe baziye. Ntabwo uzi igihe mwaziye? Yego. Yego. Nansubuga. Nansubuga. Nge mutuye tujya tuzana, niko numvaga ari kuvuga. Ngewe narinze Nyiramajambere Vestina. Iryo rindi ntabwo narindize. Oya, naryo rirahari, niryo riri kuranga muntu. Cyane Nansubuga bisobanura ni amajyambere. Aha. Ese reka tugusabe udusengera Imana, kandi hari umuntu twigeze dusengera turi kuvuga ngo agiye kuzakorera perimi. Yego, yitwa Providence. Icyo gihe ntabwo twe turamenya umunsi azakora. Turi kuwa gatatu, azakora kuwa mbere. Icyifuzo afite yambwiye ngo muhekere, ngo icyo cyifuzo nyangisengere nuko ashaka gukora inshuro imwe rwose perimi agahita ayibona. Yitwa Providence. Yego. Ni Kigali. N'ubundi rero rwose mu isengesho ugiye gusenga dutangira ikiganiro uze kumusengera. Uze kumusengera. Hari n'undi muntu uri mu Bufaransa nawe ufite ikizamini cy'akazi ku iyo tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu, bose ni kuwa mbere. Abo bantu babiri ubasengere rwose. Ni karibu n'isengesho. Umwe ari i Kigali, ariko azakorera perimi kuwa mbere tariki 15. Undi yitwa Kamanzi. Amazina ndi kujya mvuga rimwe. Uganga abantu batabamenya neza si ngombwa. Ari mu Bufaransa nawe afite ikizamini cy'akazi kuwa mbere. Nzamufashe. Ubwo ndi kusaba ngo umukozi w'Imana nemera amavuta ye mu isengesho ugiye gusenga turi gutangira ikiganiro, kugira ngo nabo ubasengere, kugira ngo kuri ya munsi
tariki 15 kuwa mbere Imana izigaragaze bazatahane intsinzi. Nukuri cyagusetsa bose nta numwe turabonana bakurikira ibiganiro byanjye nibyo byaduhuje kugira ngo Imana izigaragaze nanjye mbone ko mba ntari kuruhira ubusa ndi kugenda gutya ndi guhura n'abantu ni ukuri nicyo cyifuzo mfite. Karibu izabikora kaduce bugufi dusenga Imana. Yego Mana turagushimye data turaguhimbaje nukuri turakunezerewe aya saa nyiringabo Imana tugushimye muri iki gitondo kubera benshi bapfuye akaba twe tugihumeka umwuka bazimanyagora ku ngoma nukuri benshi barangije kubavangavanga n'ibitaka ariko twe turacyariho reka izina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu ushoboye byose imigambi yawe ntawayirogoya data wa twese wo mwijuru. Umuririmbyi yaravuze ngo na nyuma ya zeru urakora niyo mpamvu tuguhamagaye nyagora ku ngoma ngo uzushinga imizi mu mitima yacu nyakubahwa. Ayida turi mu gihugu cyawe cyo mwijuru mbere ya byose ngushimiye uburinzi watugiriye izina ryawe nirishimwe. Nukuri ngushimiye ko watambukije umuja wawe data ko nkorode nyiringabo agatambuka akagera hano nyiringabo Imana yahageze adasitaye habwa icubahiro. Amen. Uri Imana yacu rero ugira neza bugaca bukira uhindura ibyanze guhinduka. Arega Mana uzi ubwenge ntabwo ukora nk'abantu ukora nk'Imana kandi ugiye gukora ukora utuje nyiringabo ntabwo uvudutse watuvudukana nyagora ku ngoma. Niyo mpamvu gushimye nkakuramburira amaboko muri iki gitondo nkuramburiye amaboko Uwiteka nyiringabo Imana. Aya masaha nyiringabo nkweretse imfubyi n'abapfakazi babandi babuze kivurira babandi babuze nevervari y'abana abo mbagutumyeho nyakuba Imana. Muri iki gitondo ndasenze mbasengera ngo batabare mbasengera ngo biyereke mbasengera ngo bigaragarize kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu ushoboye byose imigambi yawe ntawayirogoya nyiringabo. Nkohereje mu bitaro genda ugera mu bitaro data wa twese ibitaro bikuru ibitaro bito ayinyagora ku ngoma abarwayi barwariye mu bitaro abarwayi barwariye mu mago abo bose genda ubatera urushinge rwawe ruturutse mu ijuru ubogeshe zobu yawe kugira ngo uhimbazwe ubakarabisha amavuta yawe y'igiciro kugira ngo uhimbazwe. Ayimukunzi mwiza ndaguhamagaye kugira ngo bavomere kandi barwanirire mu izina ryawe Yesu Kristo. Aya masanu kuri nyiringabo Imana nkweretse abari muri gereza genda ubasange muri gereza iminyururu yicagagure kubw'ingabo zawe nyiringabo utanga ingabo zawe nyinshi nukuri zipfe kubwabo kugira ngo uhimbazwe. Abagwariye muri gereza ubarengere nyiringabo reka uzabarinde kumwarira muri gereza ahubwo rata nyiringabo Imana uzabahagarareho nk'umubyeyi kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Nsengeye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa reka ugitegera amaboko reka ugitegera amatwi ayinyagora ku ngoma reka uturinde indwara z'ibyorezo reka uduhagarareho kubera uri intwari ku rugamba. Ayidata wa twese nyiringabo nkweretse n'igihugu cy'abaturanyi hari benshi bacu bariho nyiringabo nabo barinda izo ndwara z'ibyorezo. Ibihugu byose ndabisengeye reka uduhagarareho ku ndwara y'icyorezo mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana nuduha uburinzi tuzagushima data nuduhagarareho tuzakunezererwa reka uko waturinze muri korona Uwiteka ariko unaturinda Mana ku byorezo uzaturinde guhitanwa nabyo uzatubungabungira umutekano uzatwegera udusanga utubere igisubizo kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Data nkweretse amago gabuze amahoro hari amago menshi gasenyutse oya manukira kugubaka rata nyiringabo manukire kuyahagararaho data. Umukazana na nyirabukwe ntibacumbikana umuhungu na se ntibacumbikana umugore n'umugabo ntibacumbikana umukobwa na nyina ntibacumbikana. Uwiteka ngwino turwanirire uhagarara iburyo n'ibumoso nyiringabo numara guhagarara iburyo n'ibumoso Uwiteka ukadushyiraho umutekano tuzakuvuga ibigwi. Uri Imana yacu rero urebera hose icyarimwe ntuhumbye uvuze biraba wategeka bigakomera. Mukunzi mwiza wasezeranyije ijuru igisambo ukunda umunyabyaha ukanga icyaha hari icyo wakora tukagushima data wa twese wo mwijuru ukamanura abasirikare
umusirikare w'abarinzi ukaduha imbunda zidashyiramo amasasu, icyubahiro kizaba icyawe data. Reka ikiganiro tugiye gukorera ahantu nyagora ku ngoma ari weho uduhagararaho, twasame wivugire nyiringabo Imana. Ni ukuri data uri mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, ndabwira abagiye gukurikira iki kiganiro, reka ubahagarareho nyiringabo Imana, reka bagisubirizwemo data. Hari benshi babuze umutekano, hari benshi babuze amahoro, hari benshi babuze ibitotsi. Uwite mbasabiye ibitotsi ndaha hantu, basabiye ibyishimo, mbasabiye umutekano. Mana ngwino ubahagarareho, Mana ngwino ubabundikire, Mana ngwino ubakomereze amaboko, ngwino ubarinde iburyo n'ibumoso data wa twese wo mu ijuru. Ni ukuri data uri mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, nsengeye ababuze ubwenge mu mashuri, abo bose ngwino ubaha ubwenge nka bwa bundi wahaye Salomo, abo ngwino ubaha ubwenge nyagora ku ngoma. Urabizi Satani yacagije ijambiya mu banyeshuri, ariko Uwiteka ngwino uduhagararire mu banyeshuri. Uwiteka we nzagushima nzakunezererwa kuko uri Uwiteka. Mana data wa twese wo mu ijuru, nsengeye Providence wawe ufite ikizamine kuri 15 nyiringabo, reka uzamuhagararaho giti cy'inganzamarumbu, reka uzamurwanirira iburyo n'ibumoso. Ayi data agera mu mujyi wa Kigali, hari n'abandi bafite ibyo bizamine, ariko we ndamusengeye iyo tariki irata nyiringabo Imana, tariki 15, reka uzamwigaragarize, reka bizagaragare ko twasenze giti cy'inganzamarumbu, turamuhetse mu mugongo nyiringabo Imana, tumushyize mu ngobyi yawe idacika imijisho, tumushyize muri soransi yawe nyiringabo. Reka rata kiriya kizamini ari we uzamuhagararaho Uwiteka, reka uzamushigikire nyagora ku ngoma, reka azacyura intsinzi data, reka azatabarukana icyubahiro kugira ngo izina ryawe ryubawe. Ndasengera na Kamanzi kuri iyo tariki nyiringabo, reka nawe uzamushingira ibendera ry'ubutsinzi. Mana icyo kizamini nagikora akagitsinda nzagushima. Oya Mana reka uziyubahishe uko bwije nuko bukeye, reka uzamwereke ukuboko kwawe nyiringabo, reka uzamwereke mu maso hawe data wa twese, izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Ndabizi impamvu mbagushinganishije, uri data ntabwo uri data wacu. Mana data wa twese wo mu ijuru, nuje kubatabara ntabwo uzamanza wabaza bene se, nubwo uzabaza wabaza ba nyina wabo, ubabajije ntabwo bagitsinda nyiringabo, ariko kubera nawe uzanyura Uwiteka we, ndabizi na nyuma ya zeru urakora, uzakora igitangaza bakubita agatwenge kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Uri nyamaboko rero, nagushinganishaga iki kiganiro tugiye gukorera aha hantu, reka uduhagarareho mukunzi mwiza data wa twese, udukoze ikara ku munwa, amagambo turi buvugira ahantu nyiringabo Imana ayiga afasha abandi badukurikiye. Mana data wa twese nyiringabo, reka ufungure amaso yabo, reka ufungure amatwi yabo, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Handigaye kunyura mu gutwi ngo gahingukire mukundi gashinga imisi mu mitima yacu, kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana idabura guseruka rero, uri Imana y'ibyiringiro data wa twese wo mu ijuru. Ntabwo nava imbere yawe nakweretse umuyobozi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyiringabo, reka nawe umukomereza amaboko rata nyiringabo Imana. Muri iki gihugu reka umugota imbere n'inyuma, Uwiteka reka umubundikiza amayo yawe n'amababa yawe. Nyakubaha Imana reka umukomereza amaboko data, ayi data reka umushyire muri soransi yawe, reka ikimenyetso cy'amaraso yawe aricyo kije kimugota. Uwiteka Mana yacu nyiringabo, Uwiteka we reka uzamuha umutekano, reka uzamuha ibyishimo, reka uje umuha kunezererwa n'abana be rata data, izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Natwe abana be rata nyiringabo, reka uje udukomereza amaboko, reka uje uduha kwishima no kunezerwa mu izina ryawe ryera rifite imbaraga. Mana ntabwo ngutotesheje amagambo nk'Imana itumva, ndetse n'abayobozi bacu rata nyiringabo, babandi nk'abadepite, babandi baciye bugufi nyiringabo, abo bose abo umutoya abo umukuru ndamusengeye ngo umukomereze amaboko, amavi yabo ntagasukume ntagatendeburike, ahubwo nyiringabo Imana uje urabaha inkoni yo kugira ngo bagendereho. Mana data wa twese nyiringabo, icyubahiro kizaba icyawe papa, uje urabaha guhuriza ku mugozi umwe, uje uraduha umutekano udashira, kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Data ntabwo ngutotesheje amagambo, gusa nagusabaga bike nk'umuntu, ibyo nabyaguheshwe uzo n'icyubahiro, akaba ari byo uduha mukunzi mwiza, ni mu izina ryawe Yesu nsenze, amen amen amen. Mana iguhe umugisha rwose, usengeye inge
ingeri zose. Nukuri birakwiriye ko twasengera ingeri zose. Yego. Turi kuwa gatatu, twaherukaga hano kuwa gatatu. Icyumweru ni kinini. Yego. Amakuru yawe ni meza. Nta gikuba cyacitse ubwo nyuma yaho tuvuye hano. Oya, nta gikuba cyacitse. Cyacitse twaba turi abashyitsi babi. Yego. Nta gikuba cyacitse, muri abashyitsi beza, muri abaterashyaba ahubwo. Mwavuye inaha n'imvura iragwa. Kandi koko uzi izuba ryankubitiye aha. Byaravuye ariko mwamaze kuva inaha, akavura karagwa, uwaretse make yaretse nk'ibidomora 4. Yego. None se ubwo se muri abaterashyaba cyane pe, muri abanyeshyaba rwose. Tuhavuye sabwo nta waguhamagaye ngo akubwire yuko wamusengeye akaba yarasubijwe. Oya, barampamagaye benshi. Hari umudamu w'i Kigali wari urwaye imisonga yo mu mutwe, yahoraga arwaye umutwe udakira, ariko bari gushima Imana. Yego. Ni ukuri ntako itabigenjeje. Yego. Komeza. Ubwo rero Imana yatiri mu kazi, nta kinaniwe, ishoboye byose. Hari n'umugabo wahoraga arwaye mu nda, nawe yarampamagaye arambwira ati ubu ndi gukira mu nda, ntacyo mbaye. Hari n'umudamu i Buganda wampamagaye ati narebye ku kiganiro cyo uherutse gukorana n'umugabo, atariko icyo kiganiro nkigikurikira nkaguhamagara, ati umutwe wahoraga undya ntabwo gukindya. Benshi bari guhimbaza Imana. Hari n'umudamu wampamagaye akana karembye pe, ariko ubu karakize, kari kuja ku ishuri. Imana ifite imbaraga. Yego. Nanjye icyo nicyo mba nifuza pe, nicyo kiba cyanzanye kugira ngo impano Imana yaguhaye, yego, ye gukomeza gupfukiranwa, ahubwo yaguke. Ni ukuri iri mu kazi. We kujya usengera baba baje kukureba ba hafi, n'abari kure kugira ngo baprofitire. Yego. Hari n'umudamu wo muri Zambia, nawe yarampamagaye, nawe ahoraga arwaye umutwe, ariko yarampamagaye n'ejo twavuganye. Hari n'undi mudamu uri muri Amerika yarampamagaye ku bana be b'abahungu, ariko bari kumbwira ngo aho dusengeye biri guhinduka. Yego. Imana iri mu kazi. Ni ukuri pe. Imana ishimwe. Iri gukora. Iri mu kazi pe. Ari ijambo waduteguriye se? Ijambo ry'Imana ntabwo ryabura. Ndabizi. Ntabwo ryabura ijambo ry'Imana, twariteguye. Ntabwo twava imbere ya bagenzi bacu nta jambo tuvuze. Ijambo ry'Imana rihumuriza imitima, kandi ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye cyane. Ni ukuri. Yego. Karibu no kuritugezaho. Ijambo ry'Imana tugiye kwiga ni ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 31. Iryo jambo ry'Imana niryo turasoma. Zaburi ya 31. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Uwiteka ni wowe mpungiraho, singakorwe n'isoni. Unkize kubwo gukiranuka kwawe, untegere ugutwi utebuke unkize. Umbere igitare gikomeye, inzu y'igihome yo kunkiza. Kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Nuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore. Unkure mu kigoyi banteze rwihishwa, kuko ari wowe gihome kinkingira. Mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye. Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. Nanga abita ku bitagira umumaro by'ibinyoma. Ku bwanjye niringira Uwiteka. Nzajya nezerwa nishimira imbabazi zawe, kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye, wamenye imibabaro y'umutima wanjye, kandi utankingiraniye gufatwa n'amaboko y'umwanzi. Washyize ibirenge byanjye ahantu hagari. Uwiteka umbabarire kuko mbabaye. Mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, kandi n'ubugingo bwanjye n'umubiri binanuwe nawo. Kuko iminsi yo kubaho kwanjye nyihoranamo agahinda, n'imyaka yanjye nkayimara nsuhuza umutima. Intege zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye, amagufa yanjye arananutse. Kubw'abanzi banjye bose mpindutse igitutsi,
ni koko mpindukiye abaturanyi banjye igitutsi gikomeye, n'abamenyi banjye mbahindukiye igiteye ubwoba, abandebye mu nzira barampunga. Nibagiranye nk'uwapfuye utakibukwa, mpanye n'urwabya rumenetse, kuko numvise benshi bambeshya, ubwoba bukantera impande zose, ubwo bangiraga inama bagashaka uburyo banyica. Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze nti uri Imana yanjye, ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unkize kubw'imbabazi zawe. Uwiteka ne gukorwa n'isoni, kuko ngutakiye. Abanyabyaha abari bo bakorwa n'isoni bacecekera ikuzimu. Indimi z'ibinyoma zigobwe, zivugana umukiranutsi agasuzuguro, n'ubwibone no kugayana. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Uwiteka ahimbazwe kuko yanyerekeye imbabazi ze zitangaza, mu mudugudu ufite igihome gikomeye. Ku bwanjye navuganye ubwira nti nciriwe mu maso yanjye, ariko ngutakiye wumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Mukunde Uwiteka mwa bakunzi be mwese mwe, Uwiteka arinda abanyamurava, yitura byinshi ukora iby'ubwibone. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Amen. Amen. Iryo jambo ry'Imana riramfashaga muvandi, n'abadukurikiye ribafashe, rifite aho ryabakura n'aho ryabashyira. Ugiye kongera unsubire muve ku murongo waho wa mbere, wenda ugere ku wa kane gusa. Uri gusoma nkasubiramo. Aya magambo y'Imana afasha abadukurikiye, abubaka ashinga imizi mu mitima yabo. Uwiteka ni wowe mpungiraho, singakorwe n'isoni. Haleluya. Amen. Ngo Uwiteka ni wowe mpungiraho, ngo singakorwe n'isoni. Muvandimwe we udukurikiye, umenya kuko Uwiteka ari uzahungiraho, ntabwo uzakorwa n'isoni. Nanjye ubwanjye uri kwigisha aya magambo y'Imana, ntabwo nzakorwa n'isoni. Mvugira utamena. Amen. Unkize kubwo gukiranuka kwawe. Haleluya. Amen. Ngo unkize kubwo gukiranuka kwawe, inkize ibyaha byanjye, inkize n'umujinya. Bati n'umujinya ni mubi, umujinya ushagisha vuba muvandi. Iyo uhoranye umujinya usaza vuba, ugasazira imyaka 20 kandi wagasaziye imyaka 100. Uko benshi bari kujya baravuga ngo nta myaka 100, nje ndemera ko imyaka 100 ihari cyane. Nukuri uzambabarire, uje urasaba Imana, ariko we kugira umujinya uzarama. Nukuri komeza untegere ugutwi utebuka unkize. Untegere ugutwi Uwiteka we, maze utebuka unkize. Umbere igitare gikomeye. Data we, umbere igitare gikomeye. Inzu y'igihome yo kunkiza. Inzu y'igihome yo kunkiza. Haleluya. Amen. Kubera kuko data ari uzambere igitare gikomeye, akambere igihome cyo kunkiza, nta n'uzantera ubwoba, nta murozi uzantera ubwoba, nta mujuru uzantera ubwoba, nta n'umusambanyi uzantera ubwoba. Nukuri. Kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Kuko ari wewe Uwiteka gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Nkingiriza data. Nuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore. Ngo nuko kubw'izina ryawe Uwiteka uje imbere unyobore. Reka dukurikire Uwiteka. Aje imbere tuje inyuma ye, ntabwo tuzayoba mu mayira, nta nubwo tuzandagara mu busambanyi, nta nubwo tuzaroga. Haleluya. Ntabwo uzakurikira Uwiteka Imana ngo ari we uje kurenganya mugenzi wawe. Nukuri. Unkure mu kigoyi banteze rwihishwa, kuko ari wowe gihome kinkingira. Amen. Haleluya. Amen. Ngo
nimuhumure mu kigoyi banteze. Haleluya. Cye kumfata kuko ari wowe Uwiteka, kuko ari wowe ufite ubugingo bwanjye. Naho bazagutega ko nkoro ntabwo bizagufata. Haleluya. Bashobora kugutega uyu munsi. Haleluya. Ariko ntabwo bazi ko bageze hano mu rwitongo. Kubera ko wateye intambwe ukagera hano mu rwitongo, baragutega bazi ngo uracaryamye di. Bagutega bazi ngo uri hafi, ariko urasanga data arangije kiriya kigoyi kugikuraho. Uyu munsi nawe udukurikiye uragutega ikigoyi data gikuraho mu zina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo zana ingabo zize gutabara. Ni kwa kuvuga ngo kuraho ikigoyi ntambuke nyureho. Uyu munsi urakurirwaho ikigoyi. Weho wari ufite ibyago, uyu munsi data aje kugukuriraho ikigoyi. Weho wari ufite agahinda n'ubwigunge, uyu munsi data aje kugukuriraho ikigoyi. Ariko utambuka umukurikire. Haleluya. Umukurikirana ubwenge, umukurikirana ibyishimo, umukurikirana ubutwari niba ufite agahinda. Hagurukana ubutwari umukurikire kuko aragukiza ikigoyi. Nimba weho wari uzi ngo uri muri gereza, haleluya, data gukureho ikigoyi cya gereza. Hari n'igihe gereza ari gusatiriye, ariko data niba gukuriye icyo kigoyi, gereza irakurwaho mu zina rya Yesu. Imana itugirire neza. Abadukurikiye rero, data dukuriyeho ikigoyi. Uyu munsi we wari uzi ko ufite ikigoyi kigufasha, data arangije kugikuraho. Muvandi, we udukurikiye, ukurikiranira ijambo ry'Imana, ibibazo wari ufite birashira. Iri jambo rigufashe nanje rimfashe. Nukuri. Amen. Yego. Imana itugirire neza. Yego, reka tugane ku musozo n'undi tugusaba kugira ngo utange nimero ya telefone. Uwifuza ko muzafatanya gusenga azaguhamagare mu izina rya Yesu. Amen. Natangiye mbabwira ko nitwa Vestina Nyiramajambere, ariko murangamuntu nkaba nitwa Nansubuga. Ubwo rero nomero yanje ni 078 9 6 5 Iyi nomero yanje niyo. Yego, iri no kuri WhatsApp ujye uyikoresha rwose mu bumenyi gake ibintu bikagenda neza. Yego, ibiganiro byacu nakagaruka.